muhuriye mu nzira yambaye imyenda isanzwe wagira ngo ni umugore usanzwe, ni ukuvuga yambaye gisivili. Gusa utekereza ibyo waba wibeshye cyane kuko uyu nguyu bamwita Brigadier General Charity Bainababu, umwe mu basirikare b'abagore b'abahanga kandi bafite amateka akomeye mu ngabo za Uganda UPDF, wavutse mu 1975 mu gihugu cya Uganda. Reka nze mbasobanurire Brigadier General Charity Bainababu, umugore ukomeye cyane mu gisirikare cya Uganda, mbinyujije mu ngingo 9. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri YouTube channel Top 10 Main TV, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro nk'ibi ngibi byiza bitazajya bigushika. Urakoze cyane. Njye tujye kubana nitwa Vitinema Yves. Ibi byose byatangiriye muri 1975 ubwo Charity Bainababu yavukira muri Uganda. Umukobwa w'umupolisi wavuye mu kazi akaba yarakururiye mu nkambi z'abasirikare barracks kubera akazi kazi. Mu buto bwe yigeze kubona se akorerwa ihohoterwa n'abashinzwe umutekano b'ibihugu. Ibi bikaba byaramuhaye ishusho y'ukuntu umutekano w'abantu ushobora guhungabana, bikamuhatira kwiyemeza kwinjira mu gisirikare kugira ngo arinde abana bwe. Yatangiye amashuri abanza kuri Kalko Primary School mu karere ka Masaka, akomeza amashuri yisumbuye kuri St Charles Ruanga Girls Secondary School mu karere ka Kalungu O-Level, hanyuma asoza A-Level kuri Progressive Secondary School. Yize ibijyanye n'ubucuruzi marketing muri Nkumba University, akora impamyabumenyi ya Bachelor of Business Administration. Yakomeje amasomo ye muri Uganda Management Institute UMI, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Postgraduate Diploma n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Master's Degree mu bijyanye n'imicungire y'ikoranabuhanga Information System Management. Yongeye kandi gukomereza amasomo mu karere muri Makerere University, aho yahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'umutekano n'ubwirinzi Defense and Security Services. Bainababu yinjiye mu gisirikare cya Uganda mu 1998. Yahuguwe mu kigo cya gisirikare cya Kabamba mu karere ka Mubende, akomereza amahugurwa y'abasirikare bato Cadet Training Course mu ishuri rya Special Force riri i Kaweweta mu karere ka Nakaseke. Yongeye guhugurwa mu ishuri rya gisirikare rya Uganda Military Academy mu masomo y'abayobora amabwiriza y'ingabo Company Commander Course, ndetse no mu ishuri rikuru rya gisirikare Uganda Senior Command and Staff College, aho wasoje amasomo mu 2017. Mu 2021 yazamuye mu ntera ava ku ipeti rya Lieutenant Colonel agirwa Colonel mu rwego rwo kuzamura abasirikare 1393. Mu 2022 azamurwa ku ipeti rya Brigadier General ndetse anagirwa umuyobozi wungirije w'ingabo za Special Forces Command SFC, aba umugore wa mbere uhawe uwo mwanya. Muri uwo mwanya yasimbuye Brigadier Felix Busizori wari wagizwe umuyobozi mukuru w'ingabo za Special Forces Command. Bainababu mu 2024 yoherejwe kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Uganda National Defense College riri Injeru mu karere ka Buike, aho yagiye gukomereza amasomo ajyanye n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare. Tukiri aho, reka dusubire inyuma gato. Mu 2021 yatorewe guhagararira ingabo za Uganda UPDF mu nteko nshingamategeko ya 11. 2021-2026 yabaye kandi umuyobozi w'itsinda ry'abadepite bahagarariye ingabo Den of UPDF Parliamentary Caucus. Amakuru yihariye cyangwa se bimwe byamuranze mu kwezi kwa Gicurasi 2023 ubwo yari ari Bujumbura mu Burundi, ayoboye itsinda ryari ryagiye gutegura uruzinduko rwa Perezida Museveni. Yagiranye amakimbiranye n'umudiplomate wa Uganda witwa Salomo Kasasira, aho bivuga ko iyamuteye igikombe nyuma iyo kumusuzugura. Bainababu yemeye ko iyamuteye igikombe kubera ko yamusuzuguye nk'umusirikare.
Abantu benshi batekereza ko iyo umuntu ari umusirikare aba adatangaza amakuru menshi ku buzima bwe cyangwa se ubuzima bwe bwite. Gusa ibyo bintu abantu batekereza bishobora kuba ari nk'uko kuri uyu mugore Brigadier General Bainabab. Gusa hari amakuru make ku buzima bwe bwite. Ni umubyeyi w'abahungu babiri. Nubwo atigeze atangaza amakuru byinshi ku bijyanye n'umugabo we cyangwa umuryango mugari, azwiho kuba ari umuntu wita cyane ku muryango we kandi akagerageza guhuza inshingano ze na gisirikare n'ubuzima bwe bwite. Dore imyitwarire ye. Azwiho kuba ari umuntu w'intangarugero mu myitwarire, wubaha cyane indangagaciro z'igisirikare n'iz'umuryango. Yagize uruhare rukomeye mu kurinda umutekano wa madamu wa perezida wa Uganda Jeannette Kataha Museveni, aho yamubereye umujyanama wihariye n'umuyobozi w'umutekano. Ibi byamuhaye isura nziza mu buyobozi bwa gisirikare. Benshi bakunda kwibaza ku myemerere n'imyidagaduro y'abasirikare nk'aba ngaba. Gusa n'ubu ni nko ku bandi, Brigadier General Charity Bainabab nagatangaza byinshi, nubwo nta makuru menshi ahari ku bijyanye n'imyemerere ye cyangwa ibyo akunda kwidagaruriramo. Ibikorwa bye byerekana ko yitangira cyane inshingano ze, haba mu gisirikare no mu rwego rwa politiki. Azwiho kandi gukunda gufasha abandi, cyane cyane mu bijyanye n'uburezi, aho yagiye ashyigikira ibikorwa by'amashuri y'ingabo za Uganda Special Force. Uyu Brigadier General abantu benshi bamufata nk'intwari y'abagore mu gisirikare cya Uganda, kubera ko yabaye umugore wa mbere wagizwe umuyobozi wungirije w'ingabo za Special Force Command. Yashimwe cyane kubera ubwitange bwe, ubunyamwuga n'ubushishozi bwo kuyobora, bikaba byaramuhesheje icyubahiro mu ngabo za Uganda no mu rwego rwa politiki. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Niba yifuza ko tuzabakorera part 2 kuri Brigadier General Charity Bainabab, byandike muri comment section. Ndabakunda cyane, njye ufite inema nk'ibisanzwe. Imana ibarinde.